Ukuvanwa mu Misiri, igice cya 26. Ihema ry'Imana. Uhoraho akomeza kubwira Musa ati, muzanyubakire ihema, muzadode imyenda 10 yo kumanikamo, izabe iboshye mu budodo bw'umweru bukaraze, no mu bw'isine, no mu bw'umuhemba, no mu bw'umutuku. Abahanga mu kudoda bazafumeho abakerubi. Buri mwenda uzaba ufite uburebure bwa metero 12 n'ubugari bwa metero 1 na santimetero 80. Imyenda 5 muzayifatanye ukwayo, indi 5 nayo muyifatanye ukwayo, bityo muzagira imyenda 2 minini. Ku musozo umwe wa buri mwenda munini muzaba mumaze gufatanya, muzatereho udukondo 50 tw'udutambaro tw'isine. Ku musozo wundi wa buri mwenda muzatereho udukonzo 50 muzaba mwacuze mu izahabu, kugira ngo dufatanye iyo myenda yombi, bityo ihema rizabe rifunze nk'umwenda umwe. Hanyuma muzabohe mu bwoya bw'ihene imyenda 11 yo gusakara iryo hema. Buri mwenda uzaba ufite metero 13 kuri metero 1 na santimetero 80. Muzabanze mufatanye imyenda 5 ukwayo, mwongere mufatanye 6 ukwayo, umwenda wa 6 uzazingwemo 2 ku muryango w'ihema, bityo muzabe mufite imyenda 2 minini. Muzashyira udukondo 50 ku musozo umwe wa buri mwenda munini. Muzacure mu muringa udukonzo 50, mudutere ku wundi musozo wa buri mwenda munini, mutwinjize muri twa dukondo kugira ngo ihema rifatane. Igice cy'umwenda gisaguka kizatwikira umugabane w'inyuma w'iryo hema. Ku mpande zose hazasaguka umwenda ureshya na santimetero 45 kugira ngo ihema ribe risakaye neza. Hejuru y'uwo mwenda muzasakazeho impu z'intama zizigishijwe ibara ry'umutuku, nazo muzazigerekeho izindi mpu z'agaciro. Muzabaze mu mbaho z'iminyinya ibizingiti by'ihema. Buri kizingiti kizabe gifite uburebure bwa metero 4 n'ubugari bwa santimetero 66. Muzagishyireho amaguru 2. Muzabaze ibizingiti 20 mubishyire mu ruhande rw'amajyepfo, kandi muzacure mu ifeza ibirenge 40 byo gushingamo ibyo bizingiti. Buri kizingiti gishingwe mu birenge 2 bikurikije amaguru yacyo. Muzabaze n'ibindi bizingiti 20 mubishyire mu ruhande rw'amajyaruguru. Muzacure mu ifeza n'ibirenge 40 byo kubishingamo. Muzabaze ibizingiti 6 byo kujya mu mutwe w'inyuma w'ihema ahagana iburengerazuba, n'ibindi 2 byo gushyira mu nguni. Buri kizingiti cyo mu nguni kizaba ari ikimane. Kizafungirwa hamwe uhereye hasi, no hejuru kizafatanyirizwe mu gifunga kimwe. Bityo mu ruhande rw'inyuma hazaba ibizingiti 8 n'ibirenge by'ifeza 16, kugira ngo buri kizingiti gishingwe mu birenge 2. Muzabaze mu mbaho z'iminyinya imbariro zo gufatanya ibyo bizingiti, maze mushyire imbariro 5 mu ruhande rumwe rw'ihema, n'izindi 5 mu rundi, n'izindi 5 ku mutwe w'inyuma ahagana iburengerazuba. Urubariro rwo hagati rujye rwambukiranya uruhande rwose rw'ihema. Muzomeke izahabu ku bizingiti no ku mbariro zabyo, kandi muzacure mu izahabu ibifunga byo kwinjizamo imbariro. Iryo hema muzaryubake mukurikije igishushanyo mbonera maze kukwerekera kuri uyu musozi. Abahanga mu kudoda bazabuha umwenda mu budodo bw'isine n'ubw'umuhemba, n'ubw'umutuku n'ubw'umweru bukaraze, bawufumeho abakerubi. Muzawumanike ku nkingi 4 zabajwe mu mbaho z'iminyinya, zometseho izahabu, zishinze mu birenge 4 bicuzwe mu ifeza, zifite n'udukonzo ducuzwe mu izahabu. Uwo mwenda muzawumanike kuri utwo dukonzo, maze imbere yaho muhatereke ya sanduku irimo ibisate 2 by'amabuye byanditseho amategeko. Uwo mwenda ni uzatandukanya icyumba kizira inenge n'icyumba kizira inenge cyane. Hanyuma muzashyira igipfundikizo kuri iyo sanduku iri mu cyumba kizira inenge cyane. Imbere y'uwo mwenda ibumoso muzahashyira ameza, naho iburyo
muzahashyire igitereko cy'amatara. Abahanga mu kudoda bazaboha umwenda wo gukinga ku muryango w'ihema, bawubohesha ubudodo bw'isine n'ubw'umuhemba n'ubw'umutuku n'ubw'umweru bukaraze. Uwo mwenda muzawumanikisha udukonzo tw'izahabu turi ku nkingi 5 zabajwe mu mbaho z'iminyinya zometseho izahabu, maze muzishinge mu birenge 5 byacuzwe mu muringa.